bumva gufata umukiga byatari byazana bamwumva gufata umukiga mwana ubwo umukiga ubushatse mvuga iki mba ngombye nyine gufata umuntu ndenze ubushobozi. ubwo ibyo birombe biri mu izosi ubwo bihagaze angahe? aya ni amafaranga umuntu aba yambaye kugira ngo abe umusitari. murabizi ko kuba umusitari biraharanirwa mani. nshaka gukabi street inshuti za feke nkata muri huzo ayobora game kabiri pa muri trap unyobore me inshuti za feke nkata muri huzo. nta n'umuntu wanamvuga ariko buriya mu mihanda dumba nanabyimbye filime nayiregeje ewana mese kuno ewana mese umusitari se mu Rwanda mba numva ndenze no waho. oyasi nta musitari mu Rwanda ukurenze? ntawe. twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Muzunga TV aho muherereye hose mu Rwanda, mu ntara zose, iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru n'iburengerazuba. uyu munsi rero ntibisanzwe, ubwo twari turi kugenda twageze ku musitari, ntabwo nabitindaho, ni umusitari biragaragara. yes, turakwakiriye musaza kuri Muzunga TV. murakoze kuma umwanya kuri TV yanyu. murakoze, mwagize igitekerezo cyiza cyo kuza kunsura. nk'uko mubibona nyine urabona akazi mba niberemo mani, imihanda nanjye mba nayifunze. izuba ntabwo njya ndyugama ko nafata Kigali mwana. biragenda ariko mu kazi ni oje biragenda rimwe na rimwe bikanga bikanga mba ndi gushwanyaguza, bimwe bigakunda ibindi bikanga. amacaka ubuceye nanjye ngo ndebe ko nabona ubuzima bwiza nk'umujene. ubona ko ndi n'umusitari, imiziki n'imiziki mwari mubizi. oya ntabwo twari tubizi, ahubwo nibyo tugiye kuganiraho. uri n'umuhanzi burya? nabyo ndabikora nyine mbikora ariko ntabwo nyine mbikora kano kazi ureba ndimo mu tekinike. imisazo urayibona ni ibintu bibasha kuma amafaranga nkabasha kubaho, ariko nyine njya nibeta n'imiziki nkayikora. hari ingoma se ufite ziri hanze? zirahari nyinshi cyane, mba nagiye nkorana n'abandi bajene benshi. ukora n'imiziki mu busanzwe? ariko akenshi mba ndi gutekinika, nkora ibintu by'amafone. akenshi nibyo bintu wansangamo, imiziki ntabwo yinsagamo buri gihe. nshaka gukabi street inshuti za feke nkata muri huzo ayobora game kabiri pa muri trap unyobore me inshuti za feke nkata muri huzo me inshuti za feke nkata muri huzo. hari ibigoma ufite biri hanze se? ingoma zo zirahari nyinshi cyane. hari iyo bita ni wowe, hari indi ngoma nakuranye n'undi mujene bita busheri bushi, nayo bita imwe za data. wajya kuri YouTube ukayibona n'izindi nyinshi. izina ryanjye banyita Patizo, uje ku rubuga usacindemo Patizo. hanyuma se indirimbo zikora ukazifatanya n'aka kazi bigakunda? indirimbo biba bigoye, birangora byatari gufatanya indirimbo n'aka kazi, ariko nanone ntafite kano kazi ntabwo nabasha gukora indirimbo. kano kazi niko kama ibiciro byo kujyana situ, kwikaragaza biba bigoranye. njya kwa producer kwaka ibiceri, bisaba ko mba ndi hano kuri kano kazi nkabasha kubona ibiceri. nabona ibiceri bigwiriye nkajya kwa producer akankura indirimbo, kuko hari igihe mba numva ko ejo n'ejo bundi kazafatwa. gufatwa bwo ukazafatwa. yes, reka tuvuge kuri kano kazi kawe, ariko ibiceri biraboneka ntaribi? ntabwo biba binika cyane. abakiriya baraza ariko baraza ntabwo navuga ko bataza. ntabangaye Imana ibinkorera mwana. ubwo ibyo birombe biri mu izosi ubwo bihagaze angahe? aya ni amafaranga umuntu aba yambaye kugira ngo abe umusitari. murabizi ko kuba umusitari biraharanirwa mani. kuba umusitari kandi ni ibintu biba bigaragara ku muntu, ntabwo ari ibintu umuntu yiremamo ngo yitemo. ni ibintu biba bigaragara ku muntu aba afite ubushobozi, ndetse aba afite n'ibikorwa bibigaragaza. ubwo nk'ibyo birombe wambaye mu izosi bihagaze angahe? ibingibi ntabwo navuga amafaranga bihagaze, ni urundi rwego. gusa nyine urabona ko bigura amafaranga, kandi bigura amafaranga atari make, amafaranga menshi afatika tu. nta kuntu wakwambara amafaranga angana gutyo hano hantu hatarimo akantu pe. biragaragara rwose, ni ibintu ubyigaragaza cyane. ibiceri biraboneka kandi urabona ko nanabigendera pe. biraboneka, akazi karaza, amahirwe yose mbonye
ngerageza kuyabyaza umusaruro uko bishoboka byose, uko bishoboka kose, ntabwo bishobora kunjabuka kabisa, ntabwo bishobora kunjabuka ewana, bavumva gufata umukiga byatari byazana, bavumva gufata umukiga mwana. ubwo umukiga ubushatse mvuga iki? Mba ngombye nyine gufata umuntu ndenze ubushobozi, biri umuntu ukuzanira amafaranga mu kazi cyangwa mu gikorwa runaka ufite, aba akurusha ubushobozi, wowe ugomba kumufata neza, akaguha ibiceri, akabasha kwambara jipu zirenze, abantu bakabyibazaho, bakabasa amafaranga uyakura he? Amafaranga n'ahandi umuntu ayakura, umuntu arayakorera ewana, kandi akakora akazi kanoze fo. Kuri tekinike yanjye ngerageza kunoza ibintu kugira ngo umpe ibiceri, ejo uzagaruke n'ejo uzagaruke ewana, nkagerageza gukora neza byuzuye. Muri make gufata umukiga ubwo ni ibanga ry'akazi. Ni ibanga ry'akazi, kandi abenshi baranariza amaniga menshi akurikirana ino TV, ababizi kandi nawe uri gukurikirana Muzunga TV, iryo ni ijambo nawe wahita wumva. Ubyumva ute iyo uri mu kazi nawe ubizi ko uri umusitari? Rero uri umusitari ubu tuvugana. Njyewe uburyo mba mbyumva nyine, ubu wifiringa utuba wumva ari ibintu bifiringa ewana, nka rasita fo, rasita imihanda baranze ndi rasita, street baranze ndi rasita, aho ngiye yose ndi rasita, muri church baranze ndi rasita, mu kazi kanjye n'umukiriya unganye abazi ko neza ewana ndi rasita. Hari abantu benshi wenda basuzugura akazi, niko nabyita, avuga ati njyewe ntabwo natama icyango cyanjye ngo njye mu kazi, reka biriya bintu sinabijyamo. Umuntu nk'uwo umufata ute? ni iyihe nama umuntu nk'uwo wamugira? Umuntu nk'uwo umva usuzugura akazi, urabona ko mfite akazi gaciriritse, nkorera ku muhanda ahantu izuba rinyica, hari umuntu utaza ngo ahicare ngo aba yakora akazi nk'ako ndi gukora. Ariko ubaye uri umujene ushaka gutera imbere, ntabwo ari ngombwa gusuzugura akazi. Akazi kose ni akazi, kuba kaguha amafaranga, nubwo kaguha n'ijana, nubwo kaguha na sex zonyine. Muri iyi viziyo ya Kagame, abajene benshi ababashishikariza kwihangira umurimo, mugakora tugashaka ibiceri nk'abajene. Icyo nabashishikariza nk'abajene rero, mpamvu akazi kose gaciriritse, icyo nzi cyo nuko nta kazi gaciriritse pfa kuba kaguha amafaranga ka ariko kose wagakora, kandi ukagakorana ifiyeri uko wiyumva n'uko ubyumva, nta muntu uguciye intege. Ubu ntirasita zigiramo ibyangwe byanjye, abenshi babona ntanakwiye no kwicara muri kano kazi, ariko njye kubera ko nzi inyungu nkakuramo ewana kukicaraho, ahubwo ntiwakamuramo mwakomagurana. Nta n'umuntu wanamvuga, ariko buriya mu mihanda dumba nanabyimbye, filime nayirengeje ewana mese kuno ewana mese umusitari se mu Rwanda mba numva ndenze n'uwo ahubwo. Nta n'ubu nta musitari mu Rwanda ukurenze? Ntawe. Barabaza mu ndi ba Melody ngo baragafashe pe, byo ndabyumva. Ni ukuvuga ngo bariya bose bari hasi. Byuka kare mu ruturuturu ushyiramo kenshi njya gushaka imituku, nubwo iyi mihanda babona ari imituku babone byanga, gusa gerageza gushaka hera fo.